indabo zanjye ni indirimbo nziza iri kuzamuka umunsi ku munsi, ariko ni n'indirimbo twakwita ko ari ibihe byose. Gusa twatangiye tutayikunda, ariko yakomeje kugeraho igenda itwinjiramo kugeza naho umuntu asigaye yumva indabo zanjye. Umuntu ajya kuri toya agasigaye yumva, umuntu ajya kurya ibyo byaraye agasigaye yumva. So indabo zanjye ni indirimbo nziza. So nimerutse kumva umubera yatongozaga mtoto, so umubera mutongoza mtoto, so mbere yajya nkore ngasigaye numva ntasigaye mesha muri kora. Hano icyantangaje ni ukuntu twagiye mu kuzika umuntu, twumva ko kuri nyine barimba akarimbo ka nyuma tubona nawe bayishyizeho, twate indabo zanjye sigaye bayishyira mu kiryo sigaye bayishyira ahantu nyine bayizeye cyangwa sibyo barayicuranga. Waba wishimye urayicuranga, waba uri mu kababaro uyicurange. So indirimbo nziza rwose. Nifuza yuko umuntu wari we wese utuye mu gihugu cyose cy'u Rwanda, cyangwa se umuntu utuye mu Burundi wumva ikinyarwanda, abanyamurenge, abarundi bose, abanyarwanda bose, East Africa yose, ko yawe yumva iyi ndirimbo Tutiza Amaboko The Ben, so yumva indirimbo ndetse mukandire na sabu, kugira ngo nimba dufite abahanzi bakuru tugomba kubashyigikira, haba uburyo cyangwa se ubumoso, tugomba kubatera ingabo mu bitugu, kuko nakora umuntu yaba umuhanzi mukuru mu gihugu adafite abantu. Niba waba umuhanzi udafite igituma uba umuhanzi mukuru. So twifuza ko rero twakomeza kumushyigikira, akaba umuhanzi mukuru, akagera ahantu kure, akagera ahantu twifuza ko yagera, akaruta na ba Diamond. Buriya ba Diamond nta kintu amurusha. Mbwira umuntu w'i Tanzania, Diamond aramutse avuze ati ngiye mu muziki, kugira ngo uzapfe kumva undi muhanzi ufite audience nini cyane, ufite amajwi agasako kari hejuru, byagorana. Kuko impamvu byagorana ni imwe, Diamond yashyize indirimbo abahanzi bo mu gihugu cy'iwabo bose bazishyira hanze, kugira ngo nizikundwa nabo zikundwa. Ntabwo twakwifuza yuko twari dukora ibintu bitarakundwa. Oya, nshaka gukora ibintu bikundwa, kandi ibintu bifite karite, sibyo? Ibintu bifite karite, pana atari bya bintu ubyuka ukabona, ukabona ntabwo bikunzwe. So nkabisoma komedi rero izanaba mu nama, nzi ko byagenze gutyo. So twifuza ko natwe twagira ibintu biri hejuru bikomeye, ibintu bifite karite, haba ari filimi tukaba turi hejuru, komedi hejuru, umuziki hejuru, politiki hejuru, business hejuru, ndavuga city clean hejuru, akaba ari ibintu byiza cyane. Pana gupfa kumva ngo ku Rwanda kano kabi, cyumva u Rwanda mbiko ari paradizo. Uva mu gihugu cyawe ujya mu gihugu cyacu, kumva ko ari igihugu cyiza cyane. Twifuza kuba turi abantu beza mu bikorwa, mu mivugire, mu myitwarire, muri business, mu muziki, muri komedi, muri sinema, ahantu hose tumeze neza, atari gupfa kuvuga ngo tumeze nabi. Oya, kumera nabi nta cyiza cyabyo, kuko usanga n'ubundi hari ibintu bikubaho ugasanga ni ibintu bitari byiza, bituma bikwicira tara,
bikwicara bitewe nuko ubona bya bintu ariko ntubone igihe cyo kubikora, ubona ya time ariko ntubone igihe cyo kugira iki cyo gushyira mu bikorwa. Hanjye rero wumva ku ishuri navuze ati reka nshinge Mitima Comedy nshyira hanze, abanyeshuri baranjoyininga n'abandi bantu basanzwe baranjoyininga, igenda ikura